Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Mbahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu hano kuri One Nation Radio. Bifurije amahoro y'Imana aho muri hose. Mwiriwe neza ahandi mwaramutse kuko amasaha yo abatandukanye birumvikana aho muba muri hose. Ni ijwi rya diaspora nyarwanda ukurikiye muri aka kanya. Uyu munsi nanone turongera tuganire. Turaza kuganira ku ngingo ijyanye n'inkuru iri kuvugwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni inkuru ijyanye nuko mu cyumweru duteye umugongo cyangwa se mu cyumweru tuvuyemo havuzwe inkuru ijyanye nuko Sena y'Ubufaransa yamaganywe ku nama igiye kwakira irimo abahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi nk'uko musanzwe mubimenyereye, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye muri aka kanya bari buze kuza kudufasha kuganira ndetse no gusesengura iyi ngingo. Ndi kumwe na Etienne Nsanzimana, uyu ni perezida wa Ibuka mu gihugu cy'Ubufaransa, yacitse ku icumu rya jenoside, akaba amaze imyaka 21 mu gihugu cy'Ubufaransa. Turaza kandi kuba turi kumwe na Maître Gisagara Richard, uyu ni umunyamategeko, akaba ari umwunganizi w'ihuriro ry'abanyarwanda batuye mu Bufaransa, Communauté Rwandaise de France CRF, nawe akaza kuza kuba adufasha gusesengura iyi ngingo. Ntangira nakira muri studio ndi kumwe na Etienne Nsanzimana. Etienne Nsanzimana, muratwumva neza mu gihugu cyo mu Bufaransa? Ndabumva neza, ndabaramukije. Nishimiye ko tubashije kugira umwanya wo kuvugana muri iyi minsi turimo gutegura ibi bintu, iki gikorwa cyo kurwanya iyi gahunda yateguwe gukorerwa inaha ku itariki 9 z'ukwa gatatu hano mu Bufaransa. Ndi kumwe kandi na Maître Gisagara Richard. Maître Richard Gisagara, muratwumva neza? Oui, ndabumva neza, ndabashimira ko ubutumire. Byashimisha kuba ndi kumwe namwe ubwo turakomeza twungurana ibitekerezo. Hanyuma ngira ngo ntangira natangiye mbwira abadukurikiye muri kano kanya icyo tugiye kuganiraho. Ni mu cyumweru duteye umugongo cyangwa se tuvuyemo, ni inkuru yagarutsweho yaba mu binyamakuru by'aho mu Bufaransa ariko na hano mu Rwanda cyangwa se no hirya no hino abanyarwanda bari yewe n'abanyamahanga bakurikiye ijyanye nuko Sena y'Ubufaransa yaba igiye kwakira cyangwa se kuzaganira n'abantu bapfobya jenoside. Uyu munsi tugaruka kuri ibi, uku gukomeza gutiza umurindi abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Bufaransa, ese bifite izihe ngaruka? Ariko tutarageraho, ubundi mpereye nko kuri Etienne Nsanzimana, ku bwawe ubona ubundi iyi nama yateguwe na Sena y'Ubufaransa yiga kuri bimwe mu bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari, bikaba biteganyijwe ko izitabirwa na bamwe mu bazwiho guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, ubundi imvo n'imvano yayo ni iyihe Etienne? Urakoze Simeon. Jewe ikibazo nanjye icyo nashaka ko tubanza kumvikanaho ni kugira ngo tutibeshya mu byo turwanya n'ibibazo dufite. Ntago imvugo yo kuvuga ko Sena y'Ubufaransa yateguye iyi nama yabihwitse. Ndibaza ko no mu bintu turimo kurwanya tugerageza ku Maître Gisagara yabigarutseho kare mu biganiro twigeze tuganira muri uyu munsi, ariko bitagiye mu ruhame. Ariko hari ikintu tugomba kwitondera. Sena y'Ubufaransa ntago ariyo yabiteguye, ku buryo n'ikintu turimo gushakisha muri iyi minsi twifuza ko gishobora kugerwaho ni ukuyikangurira ibintu birimo gutegurwa ahantu ikorera, kandi ko biramutse bihabereye nayo
ntago yabyigurutsa bivuge ngo ntago yari ibizi. Tukaba turimo gukora ibikorwa bimwe bitandukanye byo kugira ngo tubakangurire abasenateri b'inaha n'abandi bantu babegereye bamenye ibyo bintu no kubategurirwa, kubera ko turagenda dusanga yuko wasanga hari benshi batari babizi, ariko ku kuntu ko kujenjeka abantu ntibakurikirane ibikorwa by'abo bantu. Tuzi ko akenshi imvugo bagiye bagira, ibitabo banditse byarapfobyaga jenoside yakorewe abatutsi, nabyo bigenda bidutera ikibazo, tukibaza impamvu hari kuborohereza kuba bakuorganiza ibintu nk'ibyo ngibyo muri iki gihugu. Maître Gisagara, iyi nkuru warayibonye yewe nk'uko Etienne yarabivuze, uyu munsi hari ibiganiro n'ubundi wenda byabaye nubwo bitari biri mu ruhame, ariko wenda ubwo niba bishoboka mushobora no kutubwiraho mu ncamake wenda ku byo mwaganiriyeho, ariko abantu babisomye babonye ko ashobora kuba ari Sena y'Ubufaransa yabiteguye, nubwo Etienne ambwira ko dukwiye kwirinda wamuganiye gukoresha iyi mvugo. Ariko ngarutse n'ubundi ku kibazo nabajije Etienne, imvo n'imvano ni iyihe kugira ngo bigere kuri uru rwego nkamwe muba aho ngaho mu bikurikira? Murakoze. Etienne abivuze neza, ibyo avuze ntacyo narenzaho, nuko tugomba kwitondera imvugo dukoresha. Ntabwo ari Sena nka institution yateguye iyi nama. Inama yateguwe n'abantu ku giti cyabo, ariko bashaka guhabwa umugisha na Sena kugira ngo babikorere muri Sena, byitwe ko ari igikorwa cya Sena ko cyakorewe mu nzu. Ariko rero aho byumvikane neza nk'uko Etienne amaze kwivuga, ntabwo ari Sena y'Ubufaransa yateguye inama, ahubwo inama yateguwe hifashishijwe abasenateri. Ndumva amusenateri dushobora no gutanga n'izina ryabo, umusenateri umwe witwa Gérard Longuet wigeze kuba minisitiri w'ingabo hano mu Bufaransa, ni umwe mu basenateri bafashije yuko iyo nama yabasha gutegurwa muri Sena. Icyo ndumva twabasha kukivuga. Ariko rero niba byarakozwe kubera ko ari umusenateri umwe bifuza ko bibaho, uwo muntu we ni muntu ki? Uwo musenateri ni muntu ki wenda kugira ngo abantu bamumenye, nkamwe wenda mubaho mubakurikirana wenda mubazi kurushaho byisumbuyeho? Ndibaza ko uwo musenateri kumvuga Maître Gisagara ushobora kuba umuzi kundusha yabibabwira. Yego. Gérard Longuet ni senateri ubu akaba ari senateri w'agace kitwa Meuse mu akarere mu Bufaransa. Akaba yigeze kuba yabaye minisitiri inshuro nyinshi hano mu Bufaransa. Akaba ari mu buryo yabaye, akaba yarigeze no kuba minisitiri w'ingabo. Mu gihe yabaye minisitiri w'ingabo, aza kuba minisitiri w'ibindi bitandukanye muri guverinoma ebyiri hano mu Bufaransa. Akaba rero ari we nk'uko mumaze kuvuga watanze uburenganzira kugira ngo icyumba urabashe gukoresha icyumba cya Sena. Hari umusenateri umwe kibura umwe wemera yuko yatanga uburenganzira kugira ngo iki cyumba kibashe kuboneka. Iki cyangombwa tugomba kwibanda niyo nama iteganyije gukora, nicyo icyakorwa kugira ngo yo kubaho kubera ko icyo abo bose bifuza no kugira ngo babashe guhakana no gupfobya jenoside yakorewe bayikoreye mu nzu ifite icyubahiro. Yego, ubwo byumvikane neza ko nta ruhare leta y'Ubufaransa bifitemo, ahubwo wenda ni nk'umuntu umwe, ariko nta ruhare leta y'Ubufaransa bifitemo. Kwa kundi turimo kugenda kwigengesera mu magambo. Yego. Nabyo kugira ngo kwemerere ko nta ruhare na rumwe leta ibifitemo, ndibaza ko birakenewe ko umuntu atarega leta yagize uruhare, kubera ko ejo bundi hari ibintu twakoranye nayo, hari ibintu bemeye, hari amagahunda turimo none ejo bundi byo tuzibuka ku inshuro ya 26 byabaye gahunda ya leta mu Bufaransa umunsi wa 7 wa Mata. Ubu ngubu ni journée nationale. Sinzi niba hari ibihugu byinshi byari byaba uretse u Rwanda ko igihugu cyemeza ko biba journée nationale tariki ya 7 ya Mata.
hari ibintu byinshi twagezeho no mu ntambara ya Rwanda nayibuka. Marcel Kabanda wari umaze imyaka ari perezida, hari ibintu na ekipe ye bagezeho tutageraga mu nzozi ko bishobora kugerwaho ubu ngubu byabashe kubaho. Kandi nuko muri leta y'Ubufaransa hari abantu badufashije bakemera kugerwaho. None rero ko hari abantu ubu ngubu baje gukora conference muri Sena, ko babandi koko bandika bavuga ibintu bibi cyane. Ubu ni ikibazo turiho kugira ngo tumenye aho byaturutse. Cyihutirwa cyane no kugira ngo na Sena ngo ntibizabereyo, ariko no kugira ngo bamenye ibigiye kuberaho yo, noneho banamenye nabo bantu abaribo, no kubaha pedigre cyangwa identite yabo ngo bamenye abo bantu koko abaribo. Aho ni naho nari ngiye kujya mvuga nti wenda nkamwe yaba Maître Gisagara yaba ndetse nawe Etienne, aho ngaho nyuma yuko mubimenye wenda nk'abantu bari aho ngaho, ni iki mwakoze cyangwa se muri rusange n'ihuriro ry'abanyarwanda batuye aho ngaho mu Bufaransa kugira ngo mubyamagane mukimenye iyi nkuru? Urakoze. Tukimara kumenya iyo nkuru nyine twagerageje kwishyira hamwe nk'uko dusanzwe igihe cyose tugerageza gukorera hamwe nk'abanyarwanda batuye abo muri diaspora y'Ubufaransa kugira ngo tugire icyo tubasha kugira. Ibyakozwe rero ni byinshi twabanje gutekereza nyine kugira ngo tuganire tumaze tumenye inkuru kuko ari impamo, kubera ko kugera kuri uyu munota ntaho washaka kureba ngo ubone officiel byanditse ko iyo nama izabaho, ariko nyuma twaje gutahuza tumenya kuko iteguwe, ariko ko badashaka kwivuga ku mugaragaro, kudashaka kwivuga ku mugaragaro nyako kuko ari kugira ngo banevite yuko civilization yacu itangira Kigali. Mu gukorera hamwe rero n'amasociation yose n'abanyarwanda bari ahanga, nk'icyo bikorwa navuga byakozwe cyambere, association communauté rwandaise de France ifatanyije association ibuka, donc bishyize hamwe twishyira hamwe twese tubanza gukora la petition yashyizwe online, ubona muri iyi minsi yatangiye kwa gatandatu duva mu gitondo, ikaba yaritabiriwe n'abantu benshi cyane, kubera ko kugira kuri uyu munota ntabwo narebye, ariko gomeye kikorwa mu kanya kimwe n'abantu bageze ku 3 mu gihe kitageze ku masaha 48. Ibintu bigaragaza yuko ubu ngubu noneho yewe ubirimo kubireba ni 3,151. Urumva buri saha harimo kwiyongeraho abandi bantu, ndagira ngo n'uyu muntu urimo kudufasha turimo kugira nawe abifashe kubikwirakwiza, noneho byageze kuri biriya bihumbi twifuza. Murabyumva rero iki gikorwa cya mbere cyakozwe ni igikorwa gifite success kandi gitangiye kugaragaza akamaro kenshi. Iki cyakozwe ndi hano bashaka kubasobanurira neza, hari ibaruwa ibuka na CRF zanditse perezida wa Sena, naza kubasobanurira neza kundusha ko niyo perezida wa ibuka uhari iyo baruwa yashyize umukono. Tuteganyije gukora, turashaka icyangombwa twifuza nuko nyine nkuko Etienne mu yabivuze, turashaka ko icyo ubuyobozi bwa Sena bumenya neza abaribo abantu batumiwe muri icyo kiganiro, kubera yuko iyo urebye inyito y'ikiganiro, iyo nyito y'ikiganiro irajijisha. Hari witwa Charles Onana ni umuntu muri iyi minsi wagira ngo ubuzima bwe nta kindi yabuhariye muri kino gihe usibye gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Amaze kwandika ibitabo byinshi, atanga amakonferense menshi, ariko ugasanga ikigamije nta kindi ari kwitara abwira abantu yuko iyo jenoside yakorewe Abatutsi itabayeho cyangwa se itagize ingaruka nk'izo yagize kugira izizwi zimaze kwemera n'abantu bose. Hari na Professor Ruramu nawe w'umwanditsi igitabo nawe gipfobya jenoside. Ikindi navuga nanone natinya no kuvuga witwa Hubert Védrine, nawe wari ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa, nawe akaba ari umuntu wakomeje cyane gushaka guhakana ko jenoside yabayeho, atabihakana, akashaka kuvuga ko habaye jenoside ebyiri, kandi ubwo nabwo ari uburyo abantu bakoresha mu kugira ngo babashe kwihakana. Abo bose rero ubutegetsi bumenye, ubuyobozi bwa Sena bumenye abariho ko icyo bagamije nta kintu ari cyo, niba kandi
baje kubabuza kuza muri iyo conference nahubwo natwe bakatwemerera yuko twayizamo tukabwira ukuri kwacu. Ibyo rero niyamuka bidakunze ku buryo busanzwe duba niba ngombwa tuzaca mu nkiko kugira ngo icyo kibashe kugerwaho. Aho ngaho ugihari metre ngira ngo ukiri aho ngaho hari icyo wenda amategeko mpuzamahanga ateganya cyangwa se wenda y'aho ngaho mu Bufaransa mu gihe wenda ibyo mwifuza byaba bidakurikijwe? Icyemewe cyo amategeko nta nadakora ahantu hose, nta amategeko mpuzamahanga ahubwo n'amategeko y'Ubufaransa. Mu Bufaransa uko icyemewe cyo nuko ibintu bibereye muri dans un lieu public, sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda, na ahantu ha rusange cyane cyane nko muri Sena nkariya, ubundi kereka hari impamvu ziriho kandi zavuzwe kugera kuri uyu izo mpamvu sinzibona, nibwo bwonyine abantu bose babishatse badashobora kwemererwa. Kutatwemera kubizamo rero ndumva byaba ari ikintu kijyanye no guheza kandi kitemewe n'amategeko. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri navuga nuko icyo tugomba gushingiraho cyane uko bari abantu bazwi nk'abantu bapfobya jenoside, kandi akaba ari amategeko ahana umuntu wese upfobya cyangwa se wakana jenoside, kamuhana igihano kigeze ku mwaka umwe w'igifungo n'ibihumbi bigeze kuri miliyoni zigeze kuri 45 miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo rero tukaba twumva ko kuba icyo cyaha kiriho kandi gihanwa abantu bazwi nk'abapfobya jenoside batakwemerewe guhabwa ijambo mu ruhame cyane cyane mu nzu inyubako nk'iriya ya Sena, kubera yuko n'ubusanzwe mu buryo Abafaransa bakora aha ngaha bimaze kumera nk'aho n'ubwo se ntaho byanditse mu mategeko, abantu bazwi kuba bapfobya jenoside nk'abapfobya jenoside yakorewe abajuifu ntawe ukibaha ijambo ahantu nk'ahari. Tukaba twifuza rero yuko ibijyanye no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nabyo babifataho seriye, nabyo ntibakomeze kubikerensa nk'uko tubona basa n'ababikenesa ubundi. Hanyuma Etienne, ngira ngo mu byo mwatubwiye wenda mwabashije gukora nyuma y'uko mumenye ayo makuru, harimo n'iyo petition uyu munsi irimo iragenda yiyongera, ariko ku muntu wenda udukurikiye muri kano kanya, mwamubwira ko ese iyo petition nikomeza kugenda yiyongera kugeza wenda ku mubare nawe uri butubwire mwifuza, ni akahe kamaro izagira? Ariko icyo kibazo urakoze, icyo kibazo nakibajwe n'abantu n'ababiburayi. Hari abantu batibaza cyo petition imara. Nanjye ubwanjye hari ukuntu nabanje kubisobanuza abantu babimenyereye kundusha imaze kubaranse, ariko reka mbanze nkubwire kubyerekeranye ibyo Richard amaze kuvuga ku kuntu iyi deba yateguwe. Iyi deba yateguwe isa nkaho ari nacyo kiduha icyizere. Aba bantu ni abantu bagurisha ibitabo byinshi cyane bakamenyekana bakajya ku mbuga zitandukanye, ariko iyo baje gukora conference mu Bufaransa babikora bwihishe. Nta muntu n'umwe wari ubizi. Umuntu wabiguyeho akabitwereka ni umuntu wabashije kwinjira akamenya ko ibyo bintu birimo gutegurwa. Bajya kuri site ya Sena, umuntu yahamagara abantu bo muri Sena bati hari ibintu biteguwe, ati ntabyo tuzi. Iyo baje kuvuga ku bintu byerekeranye n'u Rwanda no gushaka kuvuga amafuti yabo, ntabwo bijya ku mugaragaro ngo bafate ahantu sare izwi bagire basa nkaho bihishe. None ubu ngubu rero kuba twarabivumbuye tukaba dushaka kubashyira ku mugaragaro, sinzi uko bizagenda ejo bundi, ariko nk'uko Richard bibabwiye, hari ukuntu niba bidakunze ko bemera ko abantu bacu bashobora kujyaho bakajya kuburana nabo bakababwira ukundi kuri, bizagera kuri. Okay, noneho rero ngewe ndibaza ko aricyo kintu gihagije kumenya ubu ngubu aricyo gikwiriye. Ibindi ntago biduteye ikibazo cyane, nubwo tuzi ko kuba mu Bufaransa nk'abantu barokotse jenoside cyangwa bafite ikibazo bakunda u Rwanda, turabizi ko atari igihugu cyoroshye, ariko
turabizi ko dufite n'abandi bantu hano badukunda bashaka kudufasha, ntago turacyafite icyizere. hanyuma kuri iyo petition rero warutubwiye ko ugiye kutubwira wenda niba mwarabashije kumenya ese hari akamaro yo ishobora wenda kuzagira muri uru rugamba murimo. Petition uko naje kumenya akamaro kazo nuko umuntu wese ubu ngubu maze kubabwira umubare byagezeho. Yego. Petition mutangira kuwa gatandatu, kuwa mbere nimugoroba kigeze ku abantu 3,133 basinye, barimo abantu basanzwe, abaturage basanzwe, harimo abantu bazwi, harimo abantu baba personalite. Ibyo byose iyo umuntu yanditseho agashyiraho izina rye agakandaho, iyo ushizeho petition ushyiraho email izajya yoherezwaho. Ni ukuvuga ko Perezida wa Sena w'Ubufaransa buri muntu wese ukanzeho yoherezwa email, niba zisoma niba atazisoma, niba afite umuntu ushinzwe kuzisoma. Ariko byose umenye ko bafite systeme ibara kumenya ukuntu abantu bari bakurikiwe, kandi turabizi ko niyo batabyemeye ngo bavuga ko aricyo cyatumye barika ibintu na bimwe cyangwa bakora ibintu na bimwe, ariko tuzi ko petition zigira akamaro pe. Mutumwe kugira ngo nuzuze ibyo Etienne amaze kubabwira akamaro ka petition. Nk'ubu nababwira yuko kuri uyu mugoroba deja hari umusenateri umwe utari nyine muri bariya bazayigiramo uruhare, ariko hano hari abasenateri bageze kuri 300. Hari umusenateri umwe witwa Arnaud Bazin deja wamenye nyine iriya mobilisation yacu, akaba amaze gutangaza ko ashaka ko nawe ubwe bimuteye ikibazo, kandi ko agiye kwandikira Perezida wa Sena kugira ngo amusabe amubuze bisobanuro, amubaze ukuntu abantu nk'abari abakirwa muri Sena. Umva kikaba ari ikintu kimwe mu bintu biduha icyizere cy'uko inzira turimo ariyo nziza, kandi ko hari amahirwe yo gushaka kugira. Nicyo nashaka kuvuga, sino akomeza. Yego, nari ndi kuvuga nti nyuma y'ibyo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje by'uko ishyirwaho rya komisiyo igizwe n'abahanga mu mateka n'abashakashatsi izasesengura inyandiko igihugu cy'Ubufaransa kibitse zigaragaza ibikorwa byacyo mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 kugira ngo hashyirwe ahabona kuri ku ruhare rwacyo muri jenoside yakorewe abatutsi. Nkamwe nk'abantu babaho ngaho by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa muba mubireba, twavuga ko hari icyizere bitanga mu gihe nanone hagikomeje ibikorwa nk'ibi biri kubera aho ngaho byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Urakoze. Jewe ibikorwa by'iyo komisiyo tubitegerejeho byinshi. Hari ibintu byo gukeka ko itazagira ikintu itanga byabayeho, ariko iyo komisiyo itaratanga ibisubizo byayo, ntabwo yewe nashaka kugendera kuba yirimo n'abatayirimo kugira ngo numve ko hari ikintu kibazo iteye. Ikibazo yewe n'abandi bantu twagize mu kwibaza iki kintu bagize muri iyi minsi cyo kubera ko buri gihe twegereje iminsi y'icyunamo hano mu Bufaransa, sinzi no mu bindi bihugu ariko bigenda, tugira ibibazo byinshi by'abantu bapfobya, noneho bongera bagahaguruka bagatangira kwandika ibitabo, bakangira gukora amakonferanse. Iyo iminsi yegereje ukwezi kwa gatatu n'ukwa kabiri, nizo ntambara turimo buri gihe. Ariko unibazaga gukora kuri iyo komisiyo iteganyijwe kuzatanga ibisubizo byayo muri iyi minsi, barindira gatoya tukumva ikivuga mbere yuko bazura umutwe gutya bakongera bakavuga gutyo, ariko ntago babitegereje. Twebwe turarindiriye twitonze turebe icyo izavuga. Tuzaba dufite uruhushya rwo kugira ikintu dusobanuraho, ariko kuba barayemeye kwibaho nabyo ni byiza. Ahasigaye ntago twagize ijambo rinini rigaragara ryo
kuvuga abantu bagomba kuyijyamo ntabwo ariko byari biteganyijwe, ariko ubundi ni byiza kuba yarabayeho, dutegereje ibisubizo byayo. Maître, ngira ngo nawe uratwumva uradukurikiye, yaba ibikorwa nk'ibi, ariko ibi byose ni ibigenda bigaruka ku ruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Umuntu yavuga ko iyo murebye wenda mu mboni yanyu mubona ko Ubufaransa buzigera bwemera ku mugaragaro uruhare rwarwo muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nyuma y'imyaka 26? Yewe ntabwo nzi kuraguza umutwe, ntabwo ntabasha gusubiza icyo kibazo, ariko nk'uko ikintu namaze kubivuga, nduva hari ibintu byinshi tubona biduha icyizere, kuko iyo tugereranyije aho tuvuye naho tugeze ahangaha, inzira yabaye ndende cyane ku buryo ubu ngubu urabona kubona nk'abo bantu ni abantu bafite ingufu, bigeze kugira ingufu zikomeye muri kino gihugu, nabo bakaba bakizifite, kubona bajya gukora conference nk'iriya bagashaka kwikora mu ibanga muri hutihuti, bakabanza kwihisha bagashaka kwishyira ku mugaragaro, ariko bihishe deja ni ibintu bigaragaza yuko bari kubona nabo ubwabo ko ingufu zabo zigenda zigabanuka. Si uko byari mu minsi yashize bakoraga ku mugaragaro, ubu ngubu basigaye bakorera mu bwihisho, ntabwo ari ubwihisho cyane, ariko bagerageza ku bintu byabo kubikora mu ibanga. Nkaba mbona rero kuri njyewe hari ibintu byinshi byaduha icyizere, tugaragaza yuko ibintu bimaze guhinduka. Nk'uko nigeze kubivuga, hari akazi kakozwe cyane n'abantu batubanjirije ahangaha, bakoze mobilisation imbere yacu, bakaba barageze ku bintu bikomeye. Natwe nahacu kugira ngo dukomeze tubose igitutu kugira ngo kuri kujya hagaragara, ariko nk'uko mubizi nyine, nk'uko Perezida wa Repubulika yageze kubivuga, les faits sont têtus, uko byagenda kose ukuri kuzagira kugere ku mugaragaro. Ntago nakubwira wenda ngo bizakorwa n'iyi komisiyo cyangwa se ntizabikora cyangwa se bizaba mu mwaka umwe, mu mezi 6 se. Ikizwi cyo nuko amaherezo bizagira aho bigaragare, kandi ubu hari ibintu byinshi bimaze gukorwa, ibintu byinshi bitugaragariza yuko ibintu bigenda bijya mu buryo. Umva ari uko nabivuga. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko mbere yuko dusoza reka nsubire kwa Etienne gatoya mubaze, uhagarariye umuryango wa Ibuka aho ngaho, uri perezida wa Ibuka aho ngaho mu Bufaransa. Iyo urebye ubona ingaruka z'ibikorwa nk'ibi bipfobya jenoside yakorewe Abatutsi ku Banyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, nk'ibi ngibi zibizihe? Umva kubigusubiza, kandi nanjye ari ndi muri ibyo bibazo ntago byoroshye, ariko ikintu kidufasha kenshi nuko kenshi wisanga iyo hari uwundi muntu ufite ibibazo byinshi kurusha ibyawe. Nibaza ko mu batoya bari hano, bari batoya kundusha, ko jewe jenoside yabaye mfite imyaka 18, nari mukuru, ariko hano mu bantu nshinzwe nka perezida yibuka, hari abantu bari bato cyane batangiye gukurira mu Bufaransa, bakamenya ubwenge bwo kujya mu mashuri n'ibiki byose bari hano. Iyo babonye igihugu barimo hari ibyo bibazo, tuba dufite ibisobanuro byinshi byo kubaha, tuba tugomba kubashakira ubushobozi bundi bwo kugira suivi tutaragira ubu ngubu, ariko niyo gahunda, nicyo kintu dutekereza gukora ngo tukigereho. Urumva rero namwe iyo muduhaye ijambo gutya, tuba turi muduhaye ubushobozi bwo kuba twasaba inkunga abantu bose babidufashamo, kugira ngo aba jeune bacitse ku icumu bari mu Bufaransa n'abandi bashaka kudufasha bagire ikintu bakumva ko bagira mu ruhare. Murakoze. Maître, ngira ngo dusoza, hari abantu bari badukurikiye, umutumwa bwawe haba ku muryango w'Abanyarwanda ubaho mu Bufaransa, haba by'umwihariko ariko muri rusange ku munyarwanda uwo ari we wese wabonye n'iyi nkuru uyu munsi twibanzeho, ubutumwa bwanyu ni ubuhe dusoza?
ubutumwa buno kubabwira ngo bo gucika intege bakomeze badufashe bakomeze nanjye vuga ngo bakomeze babe maso ariko ni expression nakunda cyane ngo bakomeze barebe bakurikiranire abapfobya jenoside baba ari abari mu bihugu aho bari hose ko ntagare mu Faransa gusa bari bakomeze badufashe gukomeza guhangana nabo kandi ntibacibwe intege n'ibyo bakora. Mwari mutubaje mu kanya ngo gupfobya jenoside mbese bitera nizihe ngaruka bigira. Njye mbona ku bantu babikora afite hari uburyo bubiri ngo nta bintu bibiri baba bagamije. Hari ababikora kubera yuko n'ubundi jenoside bayikoze kandi bakaba bababajwe nuko batayirangije, bakaba bataramaze abantu, donc bakaba bakifuza kwikomeza ubu mu magambo, donc icyabo bakaba babikora kugira ngo bashinyagure cyangwa se bashaka gusesereza abarokotse jenoside. Icyo kikaba ari wenda cyo cya mbere gituma babikora. Cya kabiri hakaba n'ababikora ari ukugira ngo bikingire ikibaba kuri bo, kuko bazi ko bayigizemo uruhare hafi cyangwa kure, bakaba bakomeza gushaka kwizera yuko gukomeza kwihakana wenda bizagira abo bigatera dute mu bantu, bakaba babikora kugira ngo ubwabo bikingire. Abo rero ntibagomba kuduca intege, ifo gukomeza tukamenya ko bariho, tugakomeza tugahangana nabo. Abantu ko babibonye bakatubwira cyangwa se nabo ubwabo bakagerageza kwandika. Wambajije kuba mu Bufaransa cyangwa se abataba mu Bufaransa, baba mu Bufaransa icyo nabasaba cyane n'abandi baba bose muri diaspora, burya abantu bino ikintu cyitwa kwandika ni ikintu, inyandiko ni ikintu pe kigira akamaro kanini. Waba ubonye umuntu yanditse cyangwa se yavuze ibi nibi yitwa kanaka ukamwandikira, uramwandikiye uri umwe wenda bishobora kutagira impact nini, ariko muri babiri, muri batatu, muri bane, muri batanu mukamwandikira, atangira kuvuga ati bya bindi nakoraga mwibanga abantu barandeba. Donc muri make rero no gusaba abantu gukomeza kuba vigilant, bagakomeza gukurikirana abo bantu kandi ntibacike intege, bakamenya ko icyo ukoze cyose ni waba uri umwe, ugikora uri umwe, ejo mukaba batatu, byanze bikunze bizadufasha gukomeza guhangana nabo kandi ndakeka ko tuzabanesha. Urakoze cyane Maître. Hanyuma Etienne, nawe ubutumwa bwawe dusoza nubuhe ku muntu ugukurikiye, abanyarwanda bose aho bari hirya no hino? Yewe icyo nashaka kuvuga mbanza nkomeza ubutumwa Richard amaze kuvuga. Richard kubera ko ari inshuti, ntago ngiye kuba Maître Gisagara mbeshya ngo niko mwita buri gihe. Nuko hano mu Bufaransa mu bintu twagezeho bitari tutizeraga ko bishobora kuba vuba, nuko hari itegeko ririho ubu ngubu rihana abantu bapfobya jenoside cyangwa bayihakana, urumva. Kandi nta bitinzeho cyane kuko atari iyo suje yacu, yabigizemo uruhare rukomeye. Abantu benshi ba hano barokotse jenoside, tuzi ko tubimushimira kandi intambara tuyibanamo buri munsi. Ahasigaye ubutumwa bundi nashaka gutanga nuko ntihagire abantu batugiriraho ikibazo cyane, kubera ko ngo turi mu Bufaransa hari nka njya mbona bavuga ngo ni front line, kubera ko Ubufaransa kubera amateka bwagiranye n'u Rwanda, ariko hari ibintu bigenda bihinduka, ugasanga ibihugu wenda byari hafi yacu tugira ibibazo ari byo bigenda bijya kure, ariko ibingibi kubera akazi dukora hano tutahwemye gukora, ahubwo ariko tugera ku maresultat menshi cyane abantu batadutegerezagaho. Nta mpamvu yo kwiheba, kandi iyi nama izaba itariki 9 ejo bundi, niba tugize amahirwe bashobora no kwihagarika, nubwo atari yo mpamvu, ntabwo ari cyo turwanira cyane kwihagarikwa, turashaka gusa ko bamenya abari bo, ahubwo noneho n'ahandi hantu bazajya bajya kuvuga ibyo bashaka kujya kuvuga bakamenywa, ntibabashe kubona ayo masale nk'ayo babona ahangaha muri Sena. Nibyo nashaka kuvuga. Urakoze cyane. Uwo ni Etienne Nsanzimana, akaba perezida wa Ibuka mu gihugu cyo mu Faransa.
Etienne Nsanzimana wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze nawe. Twari kumwe kandi muri iki kiganiro na Maître Gisagara Richard, uyu ni umunyamategeko akaba kandi ari umwunganizi w'ihuriro ry'abanyarwanda batuye mu Bufaransa, Communauté Rwandaise de France CRF. Maître Gisagara, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe Simeon, umugoroba mwiza. Yego murakoze cyane. Reka kandi abari ndakombwira abari badukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ukuri iwacu. Iyi ni One Nation Radio. Ibiganiro bya One Nation Radio byo birakomeza, biracyakomeje nk'ibisanzwe. Njye nitwa Simeon Muhumuza, ubwo nkomeze mbifuriza amahoro y'Imana nakagaruka. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.